imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Mwongeye kwirirwa mwe mudukurikiye by'umwihariko mu kiganiro imiyoborere ibereye abaturage, ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku mabwiriza mashya nimero 003/003 yo kuwa 3 Nyakanga 2015 ya Minisitiri w'Intebe ashyiraho ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere JADF, akanagena inshingano, imiterere n'imikorere byaryo. Urwego rw'abafatanyabikorwa mu iterambere ubusanzwe ruhuriweho n'imiryango nyarwanda itari iya leta, imiryango mvamahanga itari iya leta, imiryango ishingiye ku idini, ubuyobozi bw'akarere n'ibigo bya leta bikorera muri ako karere. Zimwe mu nshingano z'uru rwego harimo kugeza ku baturage iterambere rirambye n'imitangire ya serivisi inoze binyujijwe mu kugira inama inzego z'ibanze, kugira uruhare rufatika no kugaragaza ibikorwa bifatika bijyanye n'iterambere, ndetse no kugaragaza ibyo umuntu akora mu rwego rwo kwimakaza umuco wo gukorera mu mucyo. JADF ni urwego rwashyizweho kuva mu mwaka w'2007. Muri iyi myaka igera ku 8 rumaze rero, amabwiriza arugenga yagiye avugururwa kugira ngo ahuzwe n'aho igihugu cyifuza kugera mu iterambere rigizwemo uruhare na buri wese. Akaba ari muri urwo rwego leta y'u Rwanda yasanze ari ngombwa ko muri uyu mwaka wa 2015 aya mabwiriza agenga JADF yongera kuvugururwa. Muri iki kiganiro turi kumwe na Munyandamutsa Jean Paul, umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB, by'umwihariko akaba ari umuhuzabikorwa wa JADF ku rwego rw'igihugu. Aradusobanura zimwe mu mpinduka zabaye mu mabwiriza yari asanzwe agenga uru rwego, ndetse n'umusaruro zitezweho mu kunoza imikorere yarwo. Turi kumwe kandi na bamwe mu bagize komite za JADF mu turere tw'intara y'Amajyaruguru, kimwe n'abanyamuryango ba JADF muri iyo ntara. Nabo baratubwira ibyo aya mabwiriza mashya ya Minisitiri w'Intebe agenga JADF azabafasha mu mikoranire hagati yabo. Nk'uko bisanzwe, iki ni ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, naho njye ugiye kukibagezaho ndi Temistokle Mutijima. Guhanza amaso Rwanda, nabona ufite icyerekezo, komeza ugere ku isonga Rwanda, unteye ubwuzu nkora mu nganzo. Nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Urwego rw'abafatanyabikorwa mu iterambere JADF rukorera mu turere tw'igihugu twose uko ari 30, aho muri buri karere hari umukozi uhoraho ushinzwe gukurikirana imikorere ya JADF umunsi ku wundi. Uyu yunganirwa n'abagize komite ya JADF mu karere, aba nabo bakagira abafasha mu nzego z'imirenge. Nk'uko biteganywa n'amabwiriza agenga uru rwego, abahuriye muri JADF baba bagomba gusenyera umugozi umwe mu bikorwa bigamije kwihutisha iterambere. Ibi birimo kwegereza abaturage ubuyobozi n'ubushobozi, gushimangira uruhare rwabo mu nzira y'amajyambere bikanyuzwa mu babahagarariye, guteza imbere umuco wo kujya inama no kumurikira abaturage ibibakorerwa kugira ngo ijwi ryabo naryo ryumvikane ku bayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi batanga serivisi. Muri Nyakanga uyu mwaka wa 2015, amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe agenga JADF ari nayo atanga umurongo ibi bigomba gukorwamo yaravuguruwe. Zimwe mu ngingo zavuguruwe harimo ingingo irebana n'uburyo bwo gutanga imisanzu muri JADF, aho byagizwe ubushake aho kuba itegeko. Birashoboka gutanga umusanzu mu buryo bw'igikorwa wakorera abandi bafatanyabikorwa. Hari imiryango tujya tubona biyorohera nko guteganya amahugurwa ku bafatanyabikorwa bandi, bakanayishyura kuko bisanzwe buri mu nshingano zabo. Icyo gihe rero abatanze umusanzu munini unaruta uwo yari gutanga ku mwaka, ko hari nk'imiryango twagiye tubona ishobora gutanga ku gikorwa nk'icyo $340,000, ubundi umusanzu yakwaga ari nk'ibihumbi 300. Urumva ko harimo ikinyuranyo kinini. Tugasanga rero kubireka bikaba bijyanye n'ubushake n'ubushobozi bw'umuryango uri muri JADF, biruta ko wavuga ngo hari aya n'aya buri muryango ugomba gutanga. Icya kabiri, twahoze dufite urwego rwa JADF ku murenge, ukuvuga inteko rusange n'amakomisiyo agize JADF ari ku rwego rw'umurenge, ariko twaje gusanga ubwitabire bw'inama za JADF bugenda butaba bwiza, bitewe nuko haba hari inama nyinshi za JADF ku murenge, hari n'izindi ku karere,
duhitamo rero ko twakubaka urwo rwego rw'akarere, akaba ariho inzego za JADF ziri, noneho ku rwego rw'umurenge tukagira ubuhuzabikorwa bukorwa na gitifu w'umurenge, akaba yajya inama n'abandi bantu bakorera aho ngaho uburyo bajya bahura, ariko bitari inama igomba guterana buri gihe iki n'iki, ngo igire n'amakomisiyo agenda akora inama nyuma. Mu byavuguruwe kandi harimo uburyo ihuzabikorwa rya JADF rikorwamo, aho uburyo bwari busanzwe butahagura urwego ingufu zihagije bijyanye n'umwanya rufite mu ishyirwa mu bikorwa rya gahunda z'imbaturabukungu IDPRS ya kabiri. Mbere y'uko aya mabwiriza aza, wasangaga nubwo tugira ibiro muri RGB, ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere, ariko inshingano zijyanye no guhuza ibikorwa mu gihugu hose zasaga naho tuzishakira, cyangwa tukabifashwa n'ubuyobozi bwa RGB. Nta mabwiriza wafata nko mu rwego rw'ingamba z'igihugu abigenga, kandi twareba muri iriya gahunda ya IDPRS ingamba z'iterambere z'igihugu, tugasanga JADF ihabwa inshingano ziremereye. Icyabaye rero ubu ni uko muri aya mabwiriza hashingiwe ku byanditse muri IDPRS, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe yarebye ingufu zikwiye guhabwa ihuzabikorwa ku gihugu, ndetse baduha n'abandi bafatanyabikorwa batwongerera ubushobozi, batwongerera n'ububasha bwo gukurikirana ibikorwa byose muri JADF. Tukaba rero tubona aya mabwiriza yarahaye ingufu JADF ku mikorere yayo ku karere, ku guhuza ibikorwa no kubiha umurongo umwe mu rwego rw'igihugu, ndetse no gutuma JADF yagira uruhare rukomeye mu gutuma IDPRS, intego ziri muri IDPRS tuzigeraho twihuse. Muri uku kongerera ihuzabikorwa n'ubujyanama muri JADF ingufu, amabwiriza mashya ya Minisitiri w'Intebe ateganya urwego ngishwanama ku ntara. Ni mu gihe ubundi komite za JADF zagarukiraga ku rwego rw'akarere. Uru narwo rwitezweho umusaruro mwinshi, ahanini mu bijyanye no kungurana ibitekerezo hagati ya JADF zo mu turere tugize intara imwe, ndetse no mu bukemurampaka aho bibaye ngombwa. Iyo urebye igenamigambi ry'akarere, kuko ni igenamigambi ry'iterambere, ariko riba rinagira uruhare ku igenamigambi ry'iterambere ry'igihugu cyose. Niyo mpamvu usanga hari ibintu n'uturere duhuriyeho, ku buryo iyo bamwe bumva JADF muri ubu buryo, abandi bumva JADF muri ubu buryo, bashobora no kudakoresha neza babafatanyabikorwa baje kubunganira. Tugasanga rero nk'imigambi irenga akarere kamwe, abafatanyabikorwa bakwiye kuyimenya, bayibwirwa n'urwego ruruta akarere, noneho icyo bakora muri buri karere kigahurizwa hahandi ku ntara, ko n'ubundi inshingano y'intara ni uguhuza ibikorwa no kugira inama uturere. Twasanze rero kubagira inama no muri urwo rwego rwo gukorana n'abandi byaba byiza n'abo bandi bahibereye, kuruta yuko habaho kubona amakuru ukagira icyo ubikoraho ba nyir'ubwite badahari ngo munabifatanye byose. Ni icyo mbona cy'ingenzi. Tukaba duhamya ko kwa guhuza imbaraga biziyongera. Ngira ngo hari n'abababwiye yuko nk'inama zo ku karere, kubera ko uturere tuba ari twinshi, usanga ukuriye umuryango uyu n'uyu ku rwego rw'igihugu yiganyiriza kujya mu nama z'inteko rusange mu turere twose, akaba yatuma n'abakozi badafata ibyemezo. Turahamya ko yahamagawe ku ntara, umurongo ugatangwa, akaba azi ibigiye gukorwa, nubwo yakohereza undi mu karere, uwo yajya kumuhagararira yamuhaye umurongo agomba kuganamo, afasha abandi gufata ibyemezo. Abayobozi b'inzego z'ibanze mu ntara y'Amajyaruguru babarizwa kandi muri JADF z'uturere dutandukanye tuyigize, basanga aya mabwiriza hari byinshi azanye mu mikorere y'uru rwego ugereranyije n'uko byari bisanzwe bimeze. By'umwihariko akazanakemura ibibazo byagaragaraga mu miryango mpuzamahanga itari iya leta birebana n'imikoreshereze y'inkunga, aho wasangaga igice kinini kigendera mu bakozi n'ibikoresho, aho kugera ku mugenerwabikorwa w'ibanze ari we muturage.
nk'uko hafashwe ingamba y'uko coordination ku rwego rw'intara iriya nama izajya ibaho, bazajya batumiza ba nyir'ubwite ariko bari responsable kugira ngo icyo kintu bakivugeho. Ubundi umuturage kuko wasangaga utwo wamugenera ari twa tundi duke, ariko nibwira yuko iri tegeko risohotse rigiye kubikemura kuko abantu bazajya babiganiraho muri iriya nama nyunguranabitekerezo kugira ngo turebe ko wa muturage beneficiaire cyangwa se wa muturage w'umugenerwabikorwa cya kintu cyamugenewe mu by'ukuri kimugereho dukurikije itegeko bavuze, kuko ahanini usanga batari kurikiza uko riri. Niba ari 20%, iyo 20% akaba ariyo bafata, ukamenya ngo 80% igeze kuri nyir'ubwite. Nkumva rero iyo ngiyo yenda yamuturushaho kudufasha kugira ngo turusheho kwihutana none mu iterambere. Ayo mabwiriza iyo atanze iyo mirongo cyane cyane igena inzego zikagena abazigize n'inshingano zabyo, birumvikana ko bifasha mu mikorere, bigatuma buri rwego rumenya inshingano zarwo neza, abafatanyabikorwa inshingano bafite mu byo bakorera cyangwa se mu ko bunganira ubuyobozi bw'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze. Ahangaha ndumva ko aya mabwiriza mu by'ukuri arangira akamaro, nubwo yari asanzwe ahari, ariko yangaya yaje mu by'ukuri atanga neza umurongo mwiza, yerekana uruhare JAF igomba kugera mu gukwesa imihigo y'uturere, mu kwihutisha icyerekezo 2020 ndetse no gushyira mu bikorwa IDPRS ya kabiri. Ku ruhande rw'abafatanyabikorwa mu iterambere aribo banyamuryango ba JAF, nabo barishimira aya mabwiriza mashya kuko basanga aje guhindura byinshi mu kurushaho gushimangira imikorere n'imikoranire myiza hagati yabo n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu kugeza ku muturage iterambere ryihuse ari naryo ry'igihugu. Azahindura byinshi kandi mu buryo bwiza, kuko twe twatangiye no kubishyira mu bikorwa. ONG international nizo cyane cyane zasabaga yuko JAF z'imirenge zibavuna kwitabira amajafu, imisanzu kuri JAF y'umurenge, kugaruka ku karere. Ibyo mu by'ukuri wasangaga abantu benshi babyitwaza nuko nubwo twe n'izindi ONG zimwe na zimwe ziba zifite presence mu mirenge aho dukorera, ariko bamwe bajyaga babyitwaza ku buryo tubona yuko nka participation ari mu nama, ari mu bikorwa bitandukanye iziyongera. Ikindi bijyanye n'imisanzu nabyo ne ubushake, si umusoro, si contribution reforcée, ahubwo uwumva ashaka kugira gutanga umusanzu kugira ngo ihuriro rikomeze gukora nawe n'uburenganzira bwe, nta tegeko rihari. Icyo nacyo ni cyiza. Ikindi nuko mu by'ukuri birushaho gushimangira uburyo bwo gufatanya mu iterambere kugira ngo tugere kuri IDPRS ya kabiri. Abafatanyabikorwa bazarushaho kungurana ibitekerezo, bagafatanya, bakungurana ibitekerezo ndetse bagasura n'abandi kugira ngo habeho guhwitura kugira ngo u Rwanda rwihute kugera kuri kiriya cyerekezo. Nibyo koko icyerekezo u Rwanda rwihaye mu iterambere gisaba ubufatanye bw'inzego zinyuranye, yabo bw'inzego bwite za leta n'iz'abandi bafatanyabikorwa, kugira ngo kigerweho binyuze mu guhuriza hamwe imbaraga hagamijwe kuzamura umuturage. Birumvikana rero ko aya mabwiriza mashya agenga ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere JAF ari umwanya mwiza yaba kuri bo no ku nzego z'ibanze ngo bungurane ibitekerezo hagamijwe guhuriza hamwe ingufu zigamije iterambere ry'igihugu. Ni naho ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage cya none tugisubikiye, mbashimira cyane mwe mwese mwari mudukurikiye. Iki ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Nge wabagezagaho iki kiganiro ndi Temistokle Mutijima. Naho ubutaha. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo, bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB.